Ibihe byiza nshuti bakunze mudahwema gukurikira ibiganiro bya Kigali Sport, nizere ko rwose mwaje kuba mwagira umunsi mwiza, nizere ko kandi mugiye kuba mwagira umugoroba mwiza, nizere ko rwose abakunzi ba ikipe ya Rayon Sport bakomeze kuba bakishima, nubwo ikipe y'abagore ya Women Football Club Rayon Sport kabisa itabashije kuba yabona intsinzi kuri uyu munsi, ariko ndagira ngo mbabwire ko umukino uzakurikiraho ikipe y'abagore byanze bikunze igomba kuba yabona intsinzi yayo ya mbere, byanze bikunze byakanga byakemera ikipe ya Sport bitewe n'imbaraga rwose umuyobozi wa ikipe ya Sport ari kuba yashyiramo, bitewe n'ibyo atangaje aka kanya rwose agomba kuba ikipe ya Sport igomba kuba yabona intsinzi rwose nta kabuza. Si ibyo bituzanye ariko twizaniye inkuru nziza cyane iri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ubu ngubu aka kanya nibwo umuyobozi wa ikipe ya Rayon Sport agiye hanze rwose atangariza abakunzi ba ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abanyarwanda kuri uyu mugoroba kabisa, abaye yatangariza abanyarwanda by'umwihariko abakunzi ba Gikundiro isaro ry'Inyanza Murera kabisa, abwiye ko abafana ba ikipe ya Sport imyenda ya Jairuti rwose yamaze kuba yahaguruka hariya mu gihugu cya Tanzania, kampani ikorera imyenda ikipe ya Sport rwose. Ubu tuvugana imyenda ya Jairuti ya ikipe ya Sport iri mu nzira, byose tugiye kuba twabiganiraho muri aka kanya. Nizere ko rwose wamaze kuba wakanda subscribe yawe 5/5, nizere ko rwose tugiye kuba twabana muri kiganiro sport update mu ikipe ya Sport zigiye zitandukanye rwose, hano ndagenda nziguha 5/5. nizere ko rwose igitekerezo cyawe ugiye kuba wagishyiramo muri comment. Tugiye kuba twabana iminota 8 yonyine, nizere ko rwose mutari buze kuba mwarambigwa. Tugiye kuba twabana twiganirira kuri iyi myenda ya ikipe ya Sport ndetse na izindi sport update ziri kugenda zivugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Bamwita Murenzi Abdallah, umuyobozi wa ikipe ya Rayon Sport, kuri uyu munsi cyangwa se kuri uyu munsi rwose ku isaha z'umugoroba, hari ku isaha y'isa moya rwose nibwo agiye ku mbuga nkoranyambaga za ikipe ya Rayon Sport, yandikaho rwose ko ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu rwose yamaze kuba yabona imyenda izakoresha uyu mwaka, yaba iyo kugurisha ubwo ni y'abakunzi ba ikipe ya Sport, ndetse yaba iy'abagore bakinye none, yaba iy'abagabo, ndetse n'iyindi n'imyitozo rwose igiye kuba yava hariya muri Jairuti, uruganda rukomeye cyane rwavuganye na ikipe ya Sport ko ruzajya ruyitera inkunga rwose, rukaba rwavugana na kampani iri no ikora imyenda gukorera ikipe ya Sport, dore ko iyi kampani rwose ikorera na ikipe ya Simba Sport Club imyenda, amajezi ndetse n'imyenda ya sport yose igiye itandukanye. Ni uruganda rwa Jairuti rugenda rukora iyi myenda. Umuyobozi wa ikipe ya Sport rero amaze kuba yabwira abakunzi ba ikipe ya Sport ko imyenda ubu ngubu rwose ubu tuvugana iri mu nzira rwose mu masaha y'ijoro. Iyi myenda rwose amajezi rwose arabageze i Kigali ku munsi w'ejo, azabe yageze ku isoko atangiye kugurishwa, ariko ikipe ya Sport yatangaje ko ifite umukino muri iyi minsi rwose izatangarizaho cyangwa se izerekanaho imyenda rwose iyi ngiyi Jairuti yamaze kuba yabakorera. Ni umukino uzahuza ikipe ya Rayon Sport ndetse na ikipe
ya Al-Merrek ya hariya muri Sudani, ariko ikina icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, Rwanda Premier League. Ese abakunzi ba ekipe ya Rayon Sport mubifashe gute kuri iyi myenda rwose yabaye ubu ngubu rwose iri mu nzira, ndetse dore ko n'umusore cyangwa se umugabo Dairan Technical Director wa ekipe ya Rayon Sport aje abihamya avuga ko rwose imyenda abakunzi ba ekipe ya Sport bari bategereje ubu ngubu iri mu nzira rwose, igeze mu nzira rwose bayizana, ihagaze agaciro k'amafaranga menshi cyane agera kuri miliyari imwe, ije kuba yagurishwa, izagurishwa n'abakunzi ba ekipe ya Rayon Sport, indi yambarwe n'abakinnyi ndetse n'abayobozi ba ekipe ya Rayon Sport. Uyu ni Dairan, technical director wa ekipe ya Sport ushinzwe ibikorwa abakinnyi bakora ndetse no kuba yagura abakinnyi, yagira uruhare mu kugura abakinnyi mu ikipe ya Sport, ndetse akabamenyera n'uburyo ki bameze, ubuzima bwabo bwa hafi. Ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu ndagira ngo mbabwire ko iri kwitegura imikino ya Super Coupe. Ni imikino rwose iri kwitegura ku buryo bukomeye, dore ko ekipe ya Rayon Sport rwose ishaka kuba yaterekaho cyangwa se yashyiraho andi mafaranga nk'amafaranga rwose atera akabaraga abakunzi, abakinnyi ba ekipe ya Rayon Sport kugira ngo barebe ko bakitwarira ikindi gikombe cya Super Coupe hano mu Rwanda, kikaba igikombe cya kabiri ikipe ya Sport itwaye mu mezi agera kuri abiri. Ikipe ya Sport izabigeraho ibifashijwemo n'abakinnyi bayo cyangwa se n'umutoza wabo hari ingingo Francisco, cyangwa se nango izabigeraho byose nabyo reka tubitege amatwi, tubitege amaso rwose, turebe ko ikipe yacu dukunda cyane Murera kabisa Isaro ry'Inyanza yazatwara iki gikombe cya kabiri. Ariko amahirwe arahari, dore ko ikipe ya Rayon Sport ifite abasore bagiye batandukanye, Erdinho Mukono, Mohamed Watara ndetse n'abandi bamaze kuba bagera mu myitozo ya ekipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo rwose batangiye imyitozo, kugeza n'ubu rwose baracyari mu myitozo ya ekipe ya Rayon Sport. Izindi update ndetse n'andi makuru agiye atandukanye mu ikipe ya Rayon Sport ndetse n'andi mushaka ko tuzagenda tuyabwiraho, nakagaruka. Ciao ciao, mugire ijoro ryiza.